umugabo yari ari hano ari kuririra umugore wiwe, kumva uwo ari kuririra ntazi ko ari imitwe yamukinnye. Umugabo yari ari kurira ariko umugore ari kuririra ni muzima, yamubeshye yuko yapfuye, nako umugore yipfushije. Umugabo nyine agira ngo umugore yapfuye. Muri ako kanya umugabo hari icyo yumvishe umuntu amujombye ikintu, mu by'ukuri ni wa mugore wiwe. Uno mugore yamushyiramo uburozi noneho bumwica, abumushyira mu rushinge. Umugore aripfusha nk'umuntu nyine wapfuye, ku buryo umugabo yagize ubwoba aranatabaza. Nyine hano umugabo yari yaje kumuririra azi yuko umugore yapfuye, nyine yaje kumushyingura. Umugore arangije icyo yakoze yahise aba ari we uryamisha umugabo muri serikeye, anamushyiraho ishapure. Undebere uno mugore ni umugome, kandi ni umugabo wiwe, ni umugabo we banabyaranye. N'umugore muri aka kanya undebera ari hano yahise yiriza, yabonye umwana waje azarira nyine avuga ati mama, kumbi yarazi ko ari mama nyine wapfuye, birangira none ari papa apfuye. Bagumye hariya, uno mwana avuga ati ariko kanjye kureba birimo biraba. Uno mugabo ahita avuga ati hangane rwose mwana wanjye, uti njye ntabwo nari napfuye, uti ahubwo papa we niwe upfuye nyine, atabonye nazutse. Arangije ahita agwa igihumure nyine arapfa, ati niwe upfuye. Uti njye burya ntabwo nari napfuye, uti ahubwo papa we nyine bari baje kunshyingura narapfa neza, ahubwo nyine nari naguye muri koma. Uti none papa we nyine abonye ngenzutse, ahita agwa hasi ahita apfa. Aravuga ati rero ihangane mwana wanjye, ati hangane, ati mukomere. Uti nuko bigenze, ati papa wanyu arapfuye. Uti koko mugabo wanjye kunsize njyenyine unsigiye nde? Undebere umugore w'umugome atangiye kurira yiririshwa ngo unsigiye nde. Umugore atangira gutakamba nyine nk'umuntu wagize ibyago, nk'umuntu koko ubabajwe n'ibibaye. Ararira cyane, ararira burya niyo wapfuye. Ni abantu bose barira uko nyine barijijwe n'uko warakaye, ahubwo ni n'abarira amarira y'ibyishimo y'uko upfuye. Muri ako kanya hari uwamusanze ahangaha, aramubwira ati nizere ko noneho umuti ukoze, ati nizere yuko birangiye nta kindi uri buze kumbaza. Ati si birangiye se? Uyu nguyu avuga ati ati hangane. Ariko rero ukuntu barimo baramwenyura, uno mwana ari kubitegereza akabona bo bari kumwenyura nta nubwo bababaye habe na gatoya. Uyu nguyu aramubwira ati rero mwana wanjye nakubwiye ngo ihangane, papa wawe niba yagiye nyine yagiye, kandi urabizi iyo umuntu agiye biba birangiye. Uyu nguyu akomeza arira avuga ati papa, ati ubuse papa koko agukoze icyo wamukorewe? Ati reka nkubwire wa mwana we ntumenyere, ati ibyo nakoze nyine nabikoze, muze twiyakire tugende mu rugo tuve n'ahangaha bitavugo, hakaza na rubanda rukaza gushungera. Nubwo yambwiye ati rwose reka tuvangaha tugende, ati kubera yuko icyo nashakaga kirabaye, uti ndumva nta n'iyindi mpamvu. Ambwira ati rero igisigaye ni uyu mwana n'uriya mukuru we, utabangaba rero niwe tugomba noneho gushakisha icyo turi bubakorere. Byose bari kubivuga uno mwana yumva. Uno mwana waracyari kurira papa ugiye. Ambwira ati kuwa mwana uri ikikoryo, igihe nakubwiye ngo uceceka uze tugende, susiganye na mama wawe se? Ikibazo kindi ufite ni ikihe? Haguruka uze tugende tujye mu rugo uve n'ahangaha. Umwana nyine arabona ibintu mama akoreye papa ntago bibaho, uretse ko amubwiye ngo papa wawe ngo yabonye napfuye, ngo abonye ngo nzutse, ngo ahita agwa hasi nyine ngo barapfuye. Ngo ndavuga rero nta mpamvu zo kwirushya, reka tumushyiremo ahangaha nyine na mwari mwansize, nuko nyine birangira uko nguko. Nubwo yaje avuga ati ako no mwana ntago yumva. Nakubwiye wa mwana we jya imbere tugende mu rugo. Ati ubu ngubu ugumye ahangaha koko urumva byaba ari byo? Polisi zamusize dusanze ahangaha nizazana ibindi bibazo, urebe umugabo bamusizemo hariya, nta n'ugize nibura avuga ati reka mfundikire, ahubwo bayisize irangaye. Uno mugore nyine yarakariye uno mwana cyane kumutonganya amubwira nabi. Ariko mbwira ati kundi wacyanawe, nakubwiye ngo jya imbere tugende, papa wawe yapfuye. Kanye niba yapfuye ikintu ushaka ni iki se? Urashaka kumuzura? Ni wowe Imana izura abantu se? Jya imbere tugende. uno mwana baramufashe ku mbaraga, umwana afite agahinda kasugiye, ariko abangaba nta kibazo na gitoya rwose bafite. Undebere bageze mu rugo, wa mwana nyine agifite agahinda ka papa ugiye. Uyu nguyu yamubweteza nawe ubwo n'uno mwana ati twikorera akazi kacu.
nawe ureke kudutera ubute ati ibyo uri kuvuga ntago turimo turabyumva wacyana urakomeza wiririshwa ahubwo nawe turakurangiza ngombwa ati ariko turacyari mu gahinda ka papa ati kuki koko papa atabababaje abi na gatoya ngo yambwiye ati none reka nkubwira ajya ngo usobanure neza akantu ku kandi utisureba runo rushinge nirwo rwishe papa wawe uturu rushinge nirwo ruhitanye papa wawe uti rero nawe nureba nabi ruri bukurangize ahambwa ati nureba nabi uru rushinge nirwo ruri bukurangize ati kwa yuko nge nta mikino ngira wowe n'uyu mwana ati rushobora kwita rubarangiza ati kandi muzi yuko ari nge wabibyariye uno mugore niwe wibyariye bano bana nta n'impuhwe na nkeya bafitiye ahubwo uno mugore ntago ibintu uno mwana ari kuvuga ari kubyumva ababajwe n'agahinda kandi hari abagore bameze gutya hari abagore batagira impuhwe yambwiye ati surebe uno muti nsizemo se atunguye noneho ati nshaka kugutera nawe ukayitupfa uti rero niyo mpamvu ugomba kumva ibyo tukubwira byose utabyumva urabona igikurikira nutabyumva ngo ubyumvire ndakwereka ikiri bukurikire urungwa mbwata kwa mugore kuki ugiye kuba inyamaswa kandi uri umubyeyi watubyaye uno mugore niwe wibyariye bano bana niwe mama wabo ariko nta rukundo bafite kwese uno mugore nta rukundo afite bano bana kandi ariwe wabibyariye ese ni ukubera iyihe mpamvu turaza kumenya neza impamvu wowe ukomeze urebe witonze akantu ku kandi yambwiye ati rero wa mwana we nubwo nakwibyariye ariko sinigeze mbakunda habe na gatoya niyo mpamvu rero ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mumvire mu buzima nsigaremo noneho nishimye nitwara uko nshaka uko we na papa wanyu rwose mwarambangamiraga niyo mpamvu ngomba kubikiza nkakora ibyo nshaka byose ngambwatora rwose mama ntabwo ukwiye gukora ibintu nk'ibyo ntabwo ukwiye guhekura papa nurangiza ngo ntabwo ukwiye kwica papa nurangiza ngo natwe twice nurangiza ngo wihekure ntabwo bigukwiriye nk'umubyeyi uno mugabo ambwiye ati wowe wa mwana reka umubwize ukuri uru rushinge niba nyine byakubwiye utabyumvise uraje ubona akamaro karwo uno mugabo ambwiye ati rero nanjye ibyo muri kuvuga ntabwo ndi kubyumva ati ubuse murashaka kunyica kugira ngo musigare mu mitungo ya papa ati noneho nicyo mwifuza ati murashaka yuko ngiye na papa twese dupfa mugasigara mwenyine uti mugasigara mu mitungo yacu no mugambwe ati cyane rwose uretse n'imitungo yanyu n'iy'abandi turayishaka uretse namwe n'iy'abandi no mugambwe ati rero mwana wanjye reka nkubwire bwa nyuma ndakwinginze ugomba kunyumvira noneho ibyo ngiye kugukoresha ibyo ngiye kukubwira byose ugomba kubikora kuko hari andi gushaka amafaranga kandi ni wowe ugomba kuza gutuma tuyabona byakwanga byakunda uti rero ugomba kubishyira mutwe wawe ukanitegura kubera yuko nta gihe dusigaranye amasaha baduhaye ari kugenda arangira niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo ibyo nakubwiye ugomba kubikora kandi ukabikora neza cyane utibeshye ukaza gukora ikosa na rimwe uraza kuhita upfa ni uru rushinge ruri bukwice njye nawe undi bwirwa nkoza y'intoki zanjye ni uru rushinge ruri bukwice ngombwa ati se uragira ngo nkore iki ni iki koko ushaka nkora ubu ibyo mwakoze ntibihagije ubu mwambabariye koko nkigendera uyu nguyu yambwiye tumva rero nkubwire ntabwo ibyo ari kuvuga ndi kubyumva ahubwo wowe wumva ibyo ndi kukubwira ati kubera ko wowe nta kintu ufite cyo kumbwira nta n'icyo ufite cyo kunsobanurira wowe ugomba kunyumvira kubera yuko uri hasi yanjye uranyumva neza ibyo mvuze byose ugomba kubikora nta kintu na kimwe kivuyeho ugomba kubikora kandi ukanabyubaha hambwe ati rero ni amagambo menshi tugomba kuvugana n'uno mwana urabona uyu nguyu ni umwana atakumviye se yakumvira nde wundi aravuga ati we ntugire ikibazo uyu nguyu ni umwana atakumviye nta wundi muntu yakumvira ati si byo daringi we tugomba gukora ibyo twagambiriye byose tukabikora neza kumva uno mugore yacaga inyuma uriya mugabo yishe uyu nguyu ahita amubwira ngo daringi ngo nta n'isoni urita mama wanjye ngo daringi kandi nyine papa wacu amaze gupfa nta n'iminota 2 irashira wahise ukamwita daringi bishatse kuvuga ngo mama yacaga inyuma papa se uno mugabo ati ati icyo utumvishe ni iki ati nuko nguko nyine ubyumvise uno mwana agiye mu rujijo uno mwana atangiye kwibaza ibintu byinshi uti daringi uno mwana atangiye kumenya yuko
papa we bamucaga inyuma. Mbega uno mugore ntago yigeze akunda papa we, ahubwo uno mugore yacaga inyuma papa we. Niyo mpamvu uriya mugabo ari kumubwira ngo sibyo daringi. Uno mwana we akavuga ngo daringi, ngo bishatse kuvuga ko wacaga papa inyuma se wanyuze ukaza kuri uno mugabo. Uno mugore rero muri aka kanyambwe ati rero amasaha agiye kugenda, ati ndakeka isaha baduhaye zirangiye, ati uko ibintu twavuganye nawe birahagije, ndumva nta kindi tugomba kuvugana nawe ahubwo birahagije, igikurikiye ni ibikorwa. Ambwira ati ahubwo se turabikora gute sheri? Ati turabigenza gute? Turatangirira hehe tubirangirize hehe? Reka batwereke bukeye bwaho. Uno mwana ureba ibintu bagiye kumukorera, umubyeyi utagira impuhwe habe na gatoya, umubyeyi utarigeze agirira impuhwe abana yibyariye. Yambwiye ati rero bukeye bwaho nyine, yambwiye ati tugomba kwitegura noneho tukagenda. Ngo avuga ati ukuboko munjyanye hehe? Bambwira ati ukuboko unjyanye hehe? Umugabo ati aho tukujyanye ntabwo wakureba nta n'ubwo washinzwe, wowe icyo ugomba kumenya ni kimwe, ni uko ugomba gukurikira kandi ugakora ibyo turi bugutegeke byose nta na kimwe kivuyeho. Abangaba bafite icyo bagiye gukora ariko natwe ntiturakimenya. Ese bagiye gukora iki? Uno mwana bagiye kumujyana he? Kubera iki bamwambitse gutya? Batangiye kumwambika imyenda y'umukara, ntago tuzi mu by'ukuri ngo hagiye kuba iki. Ese koko ni igiki kigiye kuba? Kubera iki abangaba barimo barakorera umwana ibintu bimeze gutya? Mu by'ukuri uno mwana papa we turabibonye yuko umugore wari umuhitanye niwe wenyine umwiyiciye, twabibonye. Uyu ngo yakomeza avuga ati basi nimunsobanurire, basi ngende nzi naho ngiye. Aravuga ati namwe koko murifata mukanjyana naza abantu ngiye, none se uno myenda munyambitse koko birasobanura iki? Nibura munkoresha ariko nzi n'akazi ngiyeho. Bambwira ati ibyo ntabwo bikureba, nakubwiye ngo nta kintu na kimwe wemerewe kumbwira, ahubwo wowe ukwiye kunyumvira, unyumvira uno mubyeyi utagira umutima. Baragiye nyine bamuzana hano, rero ukuntu bamupfutse mu maso, bamuzanye ahangaha baza nyine bareba bacunga nyine barimo bareba ariko polisi zitababonye. Undebera uno mwana baramutwaye ntazi ngo agiye hehe. Ubyibuka uno mwana nibwo papa akimara gupfa, nta n'igihe kirashiramo, aracyafite agahinda k'umubyeyi we umaze kwitaba Imana. Abangaba rero bamuzanye ahangaha, arangije no mugabo avuga ati we hagarara aho ngaho nanjye ngira icyo nikorera akazi. Uno mugabo ambwira ati mwana wanjye rero nta kindi, wakazi kawe ni uguhagarara aho ngaho ukaguma uko nguko nyine nk'uko meze, nta kindi ugomba gukora wowe, kandi ugomba guceceka, nta jambo na rimwe wemerewe kuvuga. Ukuvugisha wese ugaceceka, ntuvuge ijambo na rimwe, kuko nuramuka urivuze ibyo byose biri burangire. Sinakweretse urushinge se uvuga ndahita nkwica. Akazi kawe ni uguceceka. Uno mugabo ari gutunganya umugozi agiye kumuhambira. Reka turebe ibintu bagiye gukorera uno mwana. Umugabo tubonye akurura umugozi, sinzi ahantu agiye kuwuhambiriza. Barimo batwereka uno mugabo arimo guhambira umugozi nyine ku kantu k'akuma, arangije azirika n'uriya mwana ku kaguru kugira uriya mwana ataza gucika, ataza kuva hariya. Abangaba basigaye bavuga ati ubwo tubirangije noneho dushobora kuba twagenda, uyu nguyu tukamusiga ahangaha. Bambwiye tuguma aho ngaho uhasigare, twebwe turaje. Ati nugira ahandi ujya, ati kandi ntunavuge, uceceke gusa, niko kazi kawe, nta kandi tuguhaye. Nuko nguko bano bagiye, bano ngaba binjiye ahantu hameze nko muri banki. Uretse rero no mwana asigaye arira avuga ati ariko mana, kubera iki ngibi ari ngiye biri kubaho koko? Kuki ibi bintu ari ngiye, kuki bitamira ubuzima bwiza, kuki butaduhira? Papa aramaze kubaka inzu, tugiye kwibamo twishimye, none ndebera ibibaye. Ubu ngubu koko bino bizarangira gute? Bizarangirira hehe? Umwana ni kari kwibaza, akahita yibaza ati ariko mana, ubu nibura wanabaye, nibura bwa nyuma wanabaye koko wanyumvishe. Muri ako kanya hari umugabo waje, wa mwana yarikanze.
yarikanze abonye papa arangije amubwira ati mwana wanjye humura njye ndi kumwe nawe, ntutinye ntunagire ubwoba, njye ndi kumwe nawe aho uri hose ndi kumwe nawe. Umwana yarikanze yabonye papa we kandi yabonye yuko papa we yari yamaze gupfa ndetse bamusize na hariya. Umwana yapfuye aramubwira ati uriya mugore yaranyishe nibyo ariko ntabwo ndi bugutererane mwana wanjye, ngomba guharanira uburenganzira bwawe kandi humura ntacyo uri buze kuba, ndi buze kukurwanira aho urajya hose, ntugire ubwoba umenye ko ndi kumwe nawe. Umwana arishimye avuga ati papa ati nibura ndakwinginze mpambura hano. Papa ambwira ati mwana wanjye hoya ibyo byo ntabwo biri bukunde, nta nubwo wankuraho nanjye sinagukuraho kubera yuko uracyari umuntu. Uyu nguyu ambwira ati oya papa ntabwo byashoboka rwose, ndakwinginze basi ngwino nibura unyegere basi nkubwire. Ambwira ati papa nibura ndakwinginze ngwino nsuhuze, ati ndagukumbuye basi ndakwinginze. Uyu mugabo ambwira ati mwana wanjye utankoresha amakosa ariko ndakubwiye ngo ntago nabasha gukoraho nawe ntago wankuraho kuko ubu ngubu ntago nyiri umubiri nk'uko ndeba. Cyase ko n'umugabo yabaye marayika yarapfuye agaruka ari marayika. Uno mwana kumubwira ati papa rwose muri ako kanya abaramubuze nyine atangiye kwibaza ati ibi ni ibiki noneho bimbayeho. Ati papa se simwibone n'amaso yanjye, ati none se ntiyari arimo kumvugisha mureba n'amaso. Ambwira ati papa kugiye kandi umbwiye yuko ibintu byose ndi bunyuremo ndi bubanemo nawe, none kubera iki koko wigendeye? Uriya mugabo icyo yamubwiye yakimubwiye, yambwiye ati mwana wanjye ntugire ubwoba ndaza kugufasha ndetse ndaza kuba ndi no kumwe nawe. Kandi twababonye bagiye kwiba banke ariko uno mwana bamurekeye ahangaha nyine urabona nta kintu na kimwe bitayeho, nta nubwo bitaye ku mutekano wabo. Uno mwana akomeje araranganya amaso ngo arebe umuntu umuvugishije, nta muntu n'umwe ari kubona. Cya kigabo cyaje kiruka na wa mugore baza ahangaha nyine bavuye kwiba, hari ibyo bamusigiye. Uno mwana yagiye kwiruka asanga bamuziritse kandi koko twabibonye yuko nyine uno mwana aziritse. Yagiye kwiruka kujyana abe yabirukaho nyine abe yabakurikira ariko biranga. Bambwiye ati wa mwana we sinshaka kukwica ahubwo genda ube muri gereza ubuzima bwawe bwose. Yambwiye ati rero ati nama nakugira wowe wiga guceceka ntukomeze kuvuga, ibiba byose uceceke. Uno mugore twabibonye namoye na nyafiti uno mwana. Yambwiye ati ndabizi neza, ati giye kuba muri gereza, ati rero bayi naho ubutaha, ati nugira umugisha uzasenge cyane nibura nzakugemurire muri gereza. Muri ako kanya wa mwana ari harimo kurira, polisi zaraje ziruka. Polisi zayibonye kuri kamera nyine kuno mwana yibye banka, yuko bamwambise neza nk'uko uno mugore yambaye. Ntabwo nyine babasha kubatandukanya ahubwo bo baje gusa bareba ino myambaro. Wibuka hano haba harimo amakamera atandukanye. Wa mwana nyine polisi zaramuhambuye. Uno mwana akomeza atakamba ati mumbabarire ndabinginze, mumbabarire rwose. Bambwira ati nta n'isoni wacyana we, urebe bamukuyemo ingofero babona ni n'umwana w'umukobwa rwose ukiri na mutoya. Urabona polisi zavuga ati ati n'abana se bangana namwe burya bariba, utuzi igihugu gifite ibibazo, uti muriba mungana gutya, ati ubuse niba mwiba mungana gutya mwabana mwe murabona muzagira imyaka 40. Uno mwana avuga ati rwose ndabinginze nimumbabarire mwijya kumfunga, njye nta cyaha mfite, nta n'ikintu na kimwe nakoze, rero mwimemukira mwijya kumfunga. Umwana ashaka kubishikuza nyine ngo agende ariko ntago bano bari kubyumva kuko bano bo bamubonye babonye yuko nyine yagiye kwiba. Kandi nyine polisi zikora akazi ibindi ntabwo wazi bivuga ngo uri umwana ngo uri mukuru, ntabwo ibyo bibareba. Niba uri umwana nyine urajyanwa mu kigo ngororamuco. Ngo yakomeje batakambira aravuga ati koko mwambabariye ko mbasabye imbabazi, ese koko ko mutari kumva ukuri kwanjye murakumva gute? Ngo hambwiye ati yo kujyana umva ukuri kwawe, reka nze noneho mbanze ndebe ibintu birimo aha ngaha, noneho nibwo turi buze kumva ukuri kwawe. Bano ngaba rwose basigaye hano bishimye baseka, avuga ati nagenda ajye kuruhira muri gereza, ubundi tubeho twishimye njyewe nawe. Ahambwa ati sheri ikintu turi buhite dukora n'iriya nzu turi buyigurishe na cya cyana gisigaye mu rugo nacyo tukigurishe ubundi twigendere.
tugende twibere hanze y'igihugu, ubundi dusigare mu mahoro yacu twishimye nta kibazo na gitoya dufite. Uno mugabo amubwira ati rwose sheri, ibyo uvuga ni ukuri, ati ndagukunda ko uri umugore w'umunyabwenge. Uno mugabo amubwira ati njyewe urabizi mba nateguye akantu kose, nyine mba nagateguye. Aramubwira ati rero niyo mpamvu udafite gutinya kubera yuko mfite, ati iyo mfite nyine ufite byose, ubukire bwose ubu bufite. Uno mugabo amubwira ati ariko se kubera iki nta n'impuhwe na nyanibura ugire kariya kana kawe kaba kagiye kuba muri gereza. Uno mugabo nawe yamubwiye ijambo uno mugore natangira kumirwa, amubwira ati ariko nta kibazo, wowe uri uwanjye, ati nubwo biriya byana byapfa tuzabyara abandi. Umugore asekama, ariko uno mugabo yaramubwiye ijambo, aramubwira ati uriya mwana kuki utamugiriye impuhwe kandi ari uwawe? Ariko aramubwira ati nyine nta kibazo nibagende tuzabyara abandi. Uyu nguyu aramubwira ati sheri, icy'ingenzi ni uko njye nawe turi kumwe, ibindi byose ni ubusa, nyine ntibagende nabo bazirwaneho bazibesheho. Icyo bakoze baragiye bagenda birukanka, urabizi neza ko kuri polisi zamaze kumufata, nyine byarangiye niwe ugiye gushinjwa ibyabaye byose, niwe ugiye kubihanirwa. Umwana icyabaye bamuzanye muri gereza, araza ahangaha nyine umwana akajya arira avuga ati ariko kweri ubu se koko basi nibura ngereka nemere yuko mbayeho nabi, ariko se nibura akavandimwe kanjye kameze gute, ubu koko kabayeho gute, ubu nibirirwa bakagirira nabi. Uyu nguyu akamubwira ati winsakuriza wa mwana we, ndumva uri kumena amatwi, uri gutuma ntumva n'ibyo nshaka kumva. Uno mwana avuga ati ariko mana, ati ubu koko ubu buzima buzarangira gute? Ese ino filimi izarangira gute? Ino filimi izarangirira hehe? Reka turebe tumenye ino filimi izarangirira hehe. We ntuze gucikwa gusa, ukomeze urebe neza witonze akantu ku kandi, uraza gusobanukirwa bimeze bite ndetse biragarukira hehe. Uyu nguyu rwose urebe yakomeje amwiyama, amubwira ati uri kunsakuriza ugatuma niyumvira n'ibyo nshaka kumva, rero wimbangamira wa mwana we, wimbangamira, ndumva urimo kuntera umubute, uri no kundwaza umutwe kubera urusaku rwawe rukabije. Uno mwana yakomeje atakamba avuga ati mana nibura wanabaye rya rimwe, mana wakongeye ukanabara, nibura nkakubona wa mana we, koko ubu koko nzaguma muri gereza. Uno mwana akomeza nyine arira avuga ati aka gahinda koko nzakamarana imyaka ingahe, ubu koko mugiye kumfunga ubuzima bwanjye bwose. Reka turebe uno mwana ari muri gereza, nyine gereza yibayemo igihe kinini. Umwana yibereye ahangaha akirira, nyine amaze kuhakurira, yamaze kwiyakira akirira, none avuga ati karumuna kanjye ko kameze gute, nibura njye nariyakiriye, ariko karumuna kanjye birirwa bagakubita buno, nta muntu ukitaho, nta n'uwakagaburira. Ese uko komana nzava ahangaha gute? Umwe akamubwira ati ariko se wa mukobwa we, uko nakwamye kujya ururira, ukurira cyane niko wongera ibihano, ukurira cyane niko uzajya wongera ibihano. Rero ushaka waceceka ukama amahoro, kuko nutayahama nzajya nkukanira noneho no gusohoka ntusohoke na hano ngaha amatara nyakure ugume mu mwijima. Ati rero ushaka waceceka, ati nudaceceka nzanongera ibihano. Uno mwana ariko ntari kumva, uno mwana akomeje kurira atakamba, yavuga ati nibura mana wanyumvishije. Muri ako kanya papa we yaragarutse, yaje ahangaha muri gereza, niho yamusanze. Umwana atangiye avuga ati papa, ati koko papa uragarutse, papa nibura wanabaye, papa wanabaye nkareba niba navangaha koko, papa wanjye ndakwinginze, nibura papa kuri ino nshuro ndakwinginze ntuwongere kunsiga aha hantu, winsiga muri ino gereza. Papa yambwiye ati rero mwana wanjye we ntugire ubwoba, ntutinye, njyewe ndahari, kandi nakubwiye ngo ndahari ku bwawe, nzagufasha. No mwana ari kumva, uno mugabo ari kumva uriya mwana avuga, ariko ntazi ngo ari kuvugana nande. Noneho yumvishe byatangiye guhinduka, amubwira ati papa ndakwinginze